aha ugiye kujya gukorera uzi ko akazi kagashoboye arifuza asangamo hariya kuko nizeye Imana Mana yanjye ntabwo nzi ukuntu nagushimira gusa ubyumve ko bimvuye ku mutima ndagushimye kandi nzagerageza kukizera mwangiriye nta kibazo natwe twabigezeho kubera Imana niyo mpamvu rwose ntutekereze ko hari igitangaza gihari hari n'igihe nanjye umwana wanjye cyangwa se undi mwene wacu azahura n'ikibazo ubwo ntawe ngira ariko ntawe umenya uko ejo bizagira gusa Imana icyo nsaba gusa ni uko yagufasha ikakugeza kuri byinshi igihe nataye mwami wanjye ndakicuza iby'isi byose ndabyanze nteye intambwe mwami wanjye ngukorere nari nabiye mu isi mu bitagira umumaro iby'agaciro biciraho nari mpumye itanyagahinda Yesu niwe wantaruye muri uwo mwanda utanye isoni igihe nataye mwami wanjye ndakicuza Mahoro yagiye Mahoro yagiye gusenga uriya mwana akunda gusenga we ariko nibyo akunda guhura n'ingorane nyinshi buriya niyo mpamvu ubona akunda gusenga ntacyo nyine se ko yambwiye ko aribyo bigufasha kuba imbere y'Imana ariko nibyo njye ahubwo namubonyeho icyigisho gikomeye cyane aranyigisha uzi ko nanjye nongera ibihe byo gusenga ni byiza ariko sheri nari mfite ijambo nshaka kukubwira iriya kandi niko nahorana amagambo buri gihe biryawe umbwira udushya cyangwa ushaka kumbwira amagambo nkuru umutima none se ndakurambira iyo nkubwiye ko aricyo nshaka kukubwira nanone muteze yombi rero buriya sheri uribuka igihe wanyicazaga ukambwira ku mateka yawe ndabyibuka buriya narababaye cyane ese biracyakubabaje ntabwo byambabaje ariko nakomeje kubitekerezaho oya biriya ni ibisanzwe nta kibazo none rero munabwakira ubuzima kandi agakomeza akabaho urabwakira ariko uribuka ko tumaranye imyaka 8 yose imyaka 8 n'amezi n'ukwezi kumwe buriya birambabaza cyane iyo twizihiza amasabukuru y'imyaka tumaranye ko natekereza ko nta mwana dufite none Mahoro namufashe nk'umwana wanjye ndanamukunda kandi mwifuriza ibyiza none sheri ndakwinginze ndashaka akana pe ndashaka umwana none ndagusaba mwinginze nsaba n'imbabazi cyane wegere Mahoro kandi nzi ko atazakwangira umbyarira akana kazaba kavuye mu nda ya Mahoro ariko kazakorera ku bibero byanjye nzakitaho pe nta n'ikibazo nzagirana nako ndakwinginze mbabarira ariko nanjye mbora umwana nyikire n'abandi babyeyi mbyarira akana ndagakeneye kumbwira nicyo ngicyo urabona akeneye umwana ibi bintu uhumye ingingira niki kibigutera nuko ntafite umwana none niba udafite umwana uragira ngo umureme uragira ngo ukore iby'Imana itakoze sinkubwiye aho agomba guturuka Mahoro se ubwiye n'iki ko abyara niki cyakubwira ko abyara ariko ubundi ntabwo iyi si impeta ntabwo twasezeranye mu rusengero twavuze ngo iki ntitwavuze ko tuzabana mu byiza mu bibi mu bukene mu bukire mu burwayi no mu buzima bwiza dukize dukennye tubyaye cyangwa tutabyaye ndavuze ko ikizadutandukanya nawe ari iki ari urupfu none narapfuye umva ubwire ntukakomeze kuntera agahinda unyibutse ibintu byahise ndabuze data mbura mama mbura murumuna wanjye sinzi iyo bagiye aho bari batuye ntabwo babaciraga akarurutega kubera ko babitaga ngo ni abapfumu ndagenda ngiye gushaka imibereho ndangije kwiga ngarutse ndababura mbariza iyo bagiye barabura agahinda ndagafite ndangije sinanabyara ndabyihangana ndabyakira none urashaka kugira ngo usubize mu ibyo ngibyo byose none se kuba ngusaba umwana ni ikosa
wibaza se ko njye ntakeneye umwana wibaza ko njye se ntababaye none se njye nyikiye uruhinja nabiki nk'abandi babyeyi ariko ubundi ijambo ry'Imana mwiga ribamarira iki Sara ntabwo biko ukuntu byamugendekeye ubwo yashyaga Aburahamu kugira ngo abyare umwana hanyuma ntabwo ubonye amashyari y'ukuntu ingaruka ntabwo uzi uko byagiye bikurikiraho none ugiye kumezambaho nuko bimeze nibyo ngiye kuzana aha ngaha umva nkubwire Mahoro nzi ko umuzi uzi ibibazo yagiye ahura nabyo kandi natwe uzi ukuntu tubayeho sinshaka kuzana ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo njye ndashaka umwana umva rero ndashaka umwana nakiri okay niba ushaka umwana ubwo nyine uzareba ukundi kuntu umugana wambabari iminsi 3 yose utarya ndakwingenze mbabari ntabwo nshaka kurya umva ntumunda ariko uri mu biki umva nakubwiye amagambo bisa nkaho ngukomerekeje ariko ndakwingenze mbabari rega nanjye nakababaro kaba kabimbugishije ariko ngusezeraniye ko ntazongera kubikora ndakwingenze mbabarira pe ndabona warunagiye ariko ndakwingenze mbabarira birababaza iyo umuntu ahura n'ibintu akemera kubyakira warangiza ugashaka kumusubiza uzi ko wa mugabo Peter nawe amaze kumbwira yambwiye ibyo bintu turi ahantu twicaye akabimbwira ngo bagenda karangije uzi ko narinzi yuko mwaba mwaranabigiremo n'inama mwese muhuriza kuri mahoro wigore mahoro wifitiye ibibazo umuntu atabasha no kurondora cyakora reka nkubwire uganira uranyumva ndakumva kubera ko nkukunda ndakubabariye ariko ndagusabye umbabarire ibyabaye byarabaye ibyarangiye byararangiye ntabwo twahindura ibyo Imana yapanze kuri twe amakuru ni meza urebye ntabwo ari igihe kinini ushaka kubimenya kuvuga ngo nta kibazo uzajya uza ugure tumva izina atari ngombwa tugomba kumenya aho tugurira nitwa Mahoro ubwo n'uzajya uza n'abandi ujya ubarangira baze kukugurira kwa Mahoro nzakugira utaha ni ruswa kugira nzajya wampa nimero yawe nkajya nkubaza hari ibintu nta kibazo nayigura nizere ko uzajya umpamagara ariko umbaza ibyo kugura sibyo nta kibazo sheri ariko no munsi urasana bike n'ibisanzwe kunyitaho se wongeye mu ijambo ry'Imana nzagaruka ejo nzakomeza isengero ntacyo Imana ikurinde ndabyiteguye nta kibazo ubwo rero uzasigara amahoro nshobora kuzagira no ku mugoroba w'ejo ntacyo hari ahantu hari igiterane
kandi bantumiye nijye uzabwiriza. Ntacyo. Reka ne gutinda rero nje nihute kugira ngo bitaza kungora. Urabona ko imodoka yacu yarapfuye ntabwo ndatega. Okay. Bana rero bane nawe. Nawe kandi mujyane. Imbazi. Reka kiwaje utambisha. Nje gukora surprise. Ikibazo. Andi makuru se. N'abakuru ni beza. Ese rero byinshi. Ndagenda. Biragenda. Sanze nari ndi mu raporo. Gusa urantunguye. Birakubabaje cyangwa biragushimishije? Ibyambabaza ntabwo byambabaza. Bivuze ngo ntabwo wishimye cyane. Nyine gukora surprise gusa unsanganye iki. Urampemba rero? Nta kibazo. Hagati. Sinagoye mu mutima wanjye. Aya. Nibyo. Urampa akantu ko kurya cyangwa ko kunywa? Kuko ushaka iki? Nk'akaji. Ndayiguha. Biragenda se? Biragenda nta kibazo. Amakuru. Ari meza. None se bya bindi wavuze ariko kuba nkore surprise kunsura nk'ubwe atari ikibazo se? Bari babiteguye. None se ikiganiro cyacu ibyo twavuganye bitekerezaho iki? Ibiki harya? Sinzi impamvu mva ko twakomeza gutya. Nta kintu mbuze, akazi kambanye kenshi, siganirirwa nkagenda singira uwo musiga. Sheri ntabwo bishaka ko tugaragaza ibyishimo byacu. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ari bunsanga. Inganze myandikira kandi ko ndabizi ko akunda guca ahangaha. Mugabo nkunda kandi mpora nzirikana iteka. Mu gihe uri kuruhuka usoma aka gapapuro kuko ngukunda. Sawa. Ariko namara kuruhuka arajya no ku meza. Mugabo mwiza wakomeje kwihangana ariko mbabazwa cyane nuko nta kana nguha. None ndagiye ahari nshobora kuba ari njyewe kubera ikigusha cyo kudashaka kana. Ndagiye nawe uzagira icyo wibwira. Murakoze. Narakubwiye wanga kunyera na n'uburanze sinzi icyo wifuje. Gusa surprise wankoreye. Ntacyo kangiye kugushaka. Ahubwo shama agafilme mbanereje cyane turirimba. Filime ni reka nguhe imiziki. Urareba imiziki irimo nta kibazo. Sheri nakakaji kanjye ntukibagirwe ariko. Okay, humura ntabwo ndakibagirwa mukunzi. Gusa ngiye gukora surprise. Birafata iminota ingahe? Ngiye gukora surprise. Kuko wayinkoreye. Umva Sheri, guhera uyu munsi ntabwo uzasohoka nanjye none. Wiki ntibishoboka.
Uwiteka mana batabare. Hari abananiwe kwiga kandi abandi bo ngo babuze. yemba kutagira umwana icyo kikaba cyo kimujyana. Oya ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ndagiye sheri, ndagiye kubera ko ntafite akana. Ndagiye kubera ko ntafite akana. Ntabwo nagendera kuri telefone. Impossible. Sheri, ndagiye ntabwo nzagaruka kubera akana. Uwiteka mana batabare. Tabara mana tabara, tabara abareranywe n'agahinda, ababaye imbata z'ibibazo by'isi. Uwiteka mana batabare. Hari ubwo duhura n'ibibazo tukabura igisubizo, tukibaza uko tuzamera, tukiheba twumva ko bigoye. Wasi uzageza ryari kutugora ukatugoragoza?